Okay, icyatumye ngiye mvuga ko indirimbo nyita number 1 ni ubuzima bwa buri munsi ngiye nirirwamo n'abantu mbana nabo, nabonye mu bintu byose n'ibyo mbasha kurebesha amaso, mbona ari ibitangaza gusa. Njyewe ubwanjye byarandenze, mbona ko Imana ariyo ya mbere tu. Kandi ujya wumva ko mu bakoresha terimi ivuga ngo Yesu niwe nshuti nziza. Yego. Sibyo? Naho ubwawe ujya ubibona? Sibyo? Yego cyane. Imana iratangaje. Ya nkuko rero musanzwe mubimenyereye, iyi ni ya channel bita Ineza TV cyangwa Sehene TV. Nta kagaruka ni rwa mujyo twinjiye hamwe kugira ngo tujye tubasha kubanyuzaho ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse mu buryo bugiye bitandukanye, ubwiza cyangwa se ububi. Muri kumva ko n'akavura kagoye, ariko haba ku manywa haba ninjoro, yaba mu mvura cyangwa se mu zuba, nibyo twiyemeje kujya tubahereza ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa, ariko tutaramwakira mbanze nsuhuze abakomeje kugenda bakanda subscribe, bakomeje kugenda badukurikirana, bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo, no mu mujyi wa Kigali, n'abandi bose bari mu nce zigiye zitandukanye kuri iyi si ya Nyagasani, ariko badahwema gukomeza kudukurikirana ndetse no gushima ibyo tugenda tunyuza kuri YouTube channel. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa, si ubwa mbere si ubwa kabiri, ariko nibyo twiyemeje no kugira ngo tujye dukomeza tujye tubahereza ibintu byiza cyane byiza. Amakuru ni meza. Urakomeye? Ndashima Imana. Asaka baragana nuko imvura yaguye. Kwa konje ariko ntabwo turabyirengagiza. Tuba nk'abasoja ku rugamba, tuba nk'abasoja. Uyu munsi noneho wenda hariho n'abakoze subscribe bakakanda no kunzogera, uyu munsi bari bukurikirana ibiganiro duhereye uyu munsi. Watangira ubibwira kugira ngo nabo babashe kukumenya ikintu wumva nyine kuri wowe. Nkuko abenshi basanzwe banzi, amazina yanjye ni Munyaneza Fulgence, kabanzi mu bihangano bigiye bitandukanye, mu bijyanye movie, filime nyarwanda, mu bijyanye na music zitandukanye, yaba secular cyangwa gospel. Uyu munsi nkaba mbazaniye projet shyashya, ariyo mukanya ndibuze kubaganirizaho. Murakoze. Bakwita Munyaneza Fulgence. Ya turi kumwe n'umusore bita Munyaneza Fulgence. Ese ubundi Munyaneza Fulgence turakwakiriye, tuvuze ku Neza TV cyangwa Sehene TV. Ubundi iryo zina kugira ngo rize, ubundi mwashingiye kuki kugira ngo iryo zina riza ari ryo tuba dukoresha ubu ngubu? Wenda mere kuri Sehene byaturutse kuri filime yakorwaga yitwaga Sehene. Yego. Ikaba yarimo umwaktere umukuru urimo yari Nyagahene. Noneho biba ngombwa ko ariho twashingiye tuvuga reka tuyite Sehene. Turavuga ati kubera ijyaho n'ibintu bitandukanye, tudaciye ijambo bita TV. Yaba ibiganiro, indirimbo, izo filime, ibintu bitandukanye byose. Niyo mpamvu twahise TV. Ariko turavuga ati nabo twakirengagiza yuko yakitwa amazina atandukanye, nk'uko umuntu agira amazina biravuga ati Ineza, Sehene, aho umuntu wose yabonera yatubona. Yego. Tukiri wenda aho ngaho, Ineza TV niyo muri gucishaho ibihangano. Ineza TV noneho kuri kano kanya ubiduhishiye iki, cyane ko tuje no twavuga ko tukiri kuyipremieringa ubu Sehene TV cyangwa Ineza TV? Ni ikihe kintu muhishiye abanyarwanda cyangwa se abagiye kubakurikirana, yaba uyu munsi abasanzwe babakurikirana? Ni ikihe kintu noneho kije gishyashya kuri ubu ngubu? Igishyashya kirimo uyu munsi nuko ubwo naho ninje muri ya projet nabavugaga, na igishyashya nuko ari indirimbo nshyashya ngiye kuzana. Ni indirimbo iri mu ya gospel, ikaba ifite izina ryitwa number 1. Number 1 ikaba iri busohoke nyuma y'icyunamo. Nibwo ibusohoke. Ya number 1 ikaba iri busohoke nyuma y'icyunamo. Tunakomeza kwihanganisha ababuze imiryango yabo muri rusange, tubari inyuma.
noneho number one ni iki ni irihe somo umunyarwanda cyangwa se n'ukurikiye ashobora kwitega muri iyo ndirimbo number one? Okay, number one isomo ririmo nuko number one yari kuvuga ngo Imana niyo ya mbere, ugaragaza yuko muri byose inshuti ya mbere ni Yesu. Icya kabiri harimo byinshi, wenda reka ntabwo nahita mbibabwira nonaha, bwe muyitege muzabyibonera. Aya bibwira abadukurikiye, bibabwira inshuti kugira ngo hari akantu umuntu avuga byanze bikunze asa nkaho ahishiye umuntu kakanamukurura. Bibwire njye n'ubimbwira, bibwira abadukurikiye kugira ngo ntibaryame ngo basinzire kubera ko nyine bategereje produit ifatika. Bura nta kintu kitagira amatsiko, kuko n'ubundi maze kubibabwira nabamaze kuvuga uko indirimbo iteye yose n'ibivugwamo. Ahubwo ibyaba byiza mubayitege kuri Sehene TV cyangwa Ineza TV, muzabona topic irimo. Gusa ni nziza cyane, ifite n'amagambo meza. Ababashije kumva indirimbo za Mbonyi cyangwa bakomeza kumva indirimbo z'abari abakobwa ba Vestina na Dorcas, ni muri iyo style. Nuko umva muyitega gusa, sibyo? Uko mukurikira zira ndirimbo za Mbonyi, niyo ndirimbo muyitege. Muzi indirimbo ya Mbonyi bita number one, sibyo? Iri mu tuzi niya Diamond yitwa gutya, nayo muyitege rero. Muri make ntago twebwe nk'itangazamakuru ubwo twimya amakuru, ariko n'abafana hari ahantu bashyize mu inyuma yo ngiyo. Noneho uyu mugambi kugira ngo wite indirimbo number one washingiye kuki? Ni ikihe kintu cyatumye nyine indirimbo uyita gutyo? Okay, icyatumye ngiye mvuga ko indirimbo nyita number one ni ubuzima bwa buri munsi ngiye nirirwamo n'abantu mbana nabo. Nabonye mu bintu byose n'ibyo mbasha kurebesha amaso, mbona ari ibitangaza gusa. Njyewe ubwanjye byarandenze, mbona ko Imana ariyo ya mbere tu. Kandi ujya wumva ko mu bakoresha terimi ivuga ngo Yesu niwe nshuti nziza, sibyo? Naho ubwawe ujya ubibona, sibyo? Imana iratangaje. Imana ni number one mu bintu byose bibaho ku isi, mu ijuru no mu isi. Yesu ni number one, ni uwa mbere. Yego, Yesu ni uwa mbere kuva byemera, hariyo n'andi madini. Ariko noneho ubu ngubu turimo turanagenda wenda tugana ku musozo. Hagiyemo umuziki ariko ukora n'ibya sinema. Kuri YouTube channel abantu bakunda kuyikurikira, Sehene TV cyangwa se Ineza TV, ni YouTube twagiye tubona hacaho filime ariko hari kujyaho n'umuziki. Hari timu noneho muri gukorana? Timu, yes, hari timu turi gukorana. Irahari, timu irahari. Wayibwira iki? Icyo nayibwira nuko mbakunda cyane kandi mbahoza ku mutima, kandi nkaba mfite abantu nshimira benshi cyane. Harimo umukameramani nkunda cyane ukora neza, abashaka kumumenyaho byinshi, inzira nziza bacaho cyangwa bacamo, nabaha nimero zanjye, kuko we narabaha nimero ntagakunda kuba nga agendera ku bijyanye n'amafaranga, cyangwa se ngakunda amafaranga. Ikintu cya mbere arabanza akaguha inama z'ukuntu ibyawe byatera imbere, cyangwa n'uburyo ibya byakwihuta kugira ngo ugere aho ushaka. Natinze nabanza nkavuga kuri iyo nimero, ni 0788 295 808. Kugira ngo nongere nyisubiremo, ni 08 8 295 808, kugira ngo ugere kuri uwo muvandimwe wancaho, kuko akora neza, sibyo? Ushaka n'amazina ye yazandika muri komanteri, nazamusubiza kuri YouTube Sehene TV cyangwa Ineza TV. Undi mugabo ndashimira nawe, kuko akenshi tuba turi kumwe. Nubwo njya nabwo nawe nagushimira, kuko nawe uri mu bamwe bagerageza kwamamaza ibikorwa byacu. Nawe mbigushimiye mbikuye ku mutima.
nkashimira n'umugabo Nyagahene nawe ni umuntu tubana kenshi muri acting ye abenshi murayizi sinajya kuyinjiramo kuko irivugira nawe namwita ko mu isi nawe ni number 1 mu bikorwa nyine bijyanye na movie ni number 1. ubwo ngira ngo nawe aho ari kugenda byumva cyane ko ni umuntu umaze igihe kinini. Noneho ni icyo kintu nk'uko nabivuze turi kugenda tugana ku musozo, gira nk'imbarutso ukanda kugira ngo abadukurikiye bakurwe mu rujijo bamenya ati mu gihe iki n'iki byanze bikunze umuzigo wa mbere tuhita tuwubona. Nk'uko nabanje kubagezaho iya mbere vuba cyane mu matariki 15 na 7 iraba iri kuri channel. Ikindi nababwira nyuma y'iyo projet hari ibindi bikorwa bishyashya ndi gutegura kandi vuba cyane nk'uko nyuma ya tariki 15 ndaba mbibagejejeho nibyo. Turagushimiye cyane, keretse nimba hari ikindi wumva ushaka kurenzaho cy'umwihariko. Icyo nashaka kuvuga ahubwo numvisha amakuru avuga ko wimariye, ese kandi mu gihe duherukana mu kiganiro ntabwo wigeze ubitugezaho cyangwa ngo ubitubwire. Nta kabazo nayo mfite kuri wowe, ese byaba ari byo cyangwa se biri muri gahunda? Nibyo mfite umuryango ariko nubwo nyine ntago babikunda ko bijya mu itangazamakuru. Hari ikindi ni byinshi giye mfite byinshi nanjye vuba cyane ndaba ndi gutera ikirenge nko mu cyawe. Nande kugira ngo babimenye amazina yiwo yego navuga amazina abiri cyangwa reka mvuge rimwe. Si uwawe se muvuge nimba utamuryaye. Yitwa Ingabire, irindi akitwa Feda. Ingabire Feda rero aho hari nabasha gukurikira iki kiganiro turamusoje cyane kandi kaze wumve ko ndi umuvandimwe nta kibazo. Urakoze cyane. Murakoze rero turabashimiye. Imana igikomeza ibaho umugisha bantu mwese mugiye mudukurikirana n'abandi bashyashya tugiye kuzunguka. Ntago twari twabigeraho cyangwa se bashimire mbere yuko dusoza. Turashimira n'ababashije kudutiza ahangaha. Ni ahantu bagira icyayi cyiza, bagira kofi, bagira meni. Sinavuga ibikorwa byabo kuko meni yayo irivugira. Izina ni John Step, sibyo? John Step nabo ndabashimiye cyane kandi courage cyane, tubari inyuma, turabakunda cyane. Abashaka kuhamenya ni hano ku kibuga cya Mburabutura Gikondo. Ushaka kugira ngo amenye ahariho nabo yazaduhamagara tukabereka kwa John Step. Murakoze rero, ngire ngo muri kubabona ni ahantu heza cyane. Namwe ndabashishikarije kugira ngo mujye muhaza mu gihe cy'ikiruhuko cyangwa se mu gihe mubonye akanya kariko kose, yaba amanywa yaba ijoro. Ni abantu bakirana yombi abakiriya. Ndabashimiye rero, ubwo tutari twajya kure, abantu mwese mukomeza kudukurikirana kuri YouTube channel mujye mukomeza mukande subscribe, share, like na comment, ubundi mukande kukazogera kugira ngo ibiganiro byose bijye bibageraho igihe. Muri inshuti zacu kandi Nyagasana ajya komeza abazamurira umunzani. Turi kumwe rero, murakoze. Ciao ciao.